kuri wowe ubukene niki ubundi kubaho ni ukutava ku bintu nta bantu uzi se birata ubuhangange n'ubushongore bakirata ibikomeye n'ibindi ariko atashobora kubona igihumbi cyo kurya Skove ntugire ngo umuntu ananirwa kugera ku byo ashaka kugeraho ko yabuze ubushake icyo ushoboye umuntu arakireba ntabwo kivuga ntabwo ibyo duhekenya byose mu kanwa biryohereye ari byo bituvura ibibazo dufite iyo uryamye uzi ikintu ukora urarota ariko iyo urimo kugenda ukabya inzozi warose uryamye niyo mpamvu dusaba nyakubahwa meya w'umujyi banyakubahwa ba gavana banyakubahwa ba meya murimo gusenya ibintu byitwa amaseta indege aho abantu bategerereza baza gutwara abakozi mu by'ukuri buriya murimo murarimbura ubuzima bw'abantu mu buryo buteruye ntabwo abantu batwita beza kuko badukeneye batwita beza kubera ibyo badukeneyemo witwa umukozi mwiza ntabwo ari uko ugaragara nicyo winjirije kampani yego inshuti bakunzi rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop noneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri nyubako ya Mike muri Mike ako karenge kari mu ibara ritukura iyo urebye hasi ibara ritukura ribona harimo numero za telefone wahamagara ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire karakujyana mu iduka ngo pi kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa gana Scovia Fashion House. Muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Mike. Winjira ahakorera Rwanda Revenue ugakurikira akarenge kandi Scovia Fashion Shop kakugeza neza aho dukorera. Kuri ubu kandi tufite umwihariko uko dufite aturiye ibadodera amadorari zose mwifuza. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 07 94 280 443 cyangwa se 07 45 28 084. Scovia Fashion Shop, style with us. reka tubasuhuze tubaye ikaze mu kiganiro ingingo y'umunsi Scove bonjour baravuga ngo boko bonjour boko kubigeze byinshi oya bonjour bonjour kavuga bonjour ça va bien bonjour ça va bonjour ça va igifaransa kiraza gusaba ko tuzana ntuza bavuga ntuza dictionnaire ureba uko ayo magambo akurikirana none se urinda umbaza ukomeze wamenye ko mu Gasyata abamotari bifatiye umunyerondo reka da turabafata nyuma yuko afanda avuze ko abapolisi babafata batambaye imyenda y'akazi najya gufata uyu mwaka ikarita hari uwaje kubafotora rero ngoca no kubana kamugati makano cyangwa ngirene hari umusafiri baje kumfata basanga n'iki amaboko umunsi umwe ariko bamufashe basi abamotari bamwifate bamubwe bati twereka ikarita ati yiki satangiye guhamagara afande yaturumva abamotari bari hano ati wa muhamagara twabyibwiriwe nayigipe duhe ikarita kandi abaturage ikintu bababwiwe n'umuyobozi mukuru niyo wagira gute ariko nibyiza none se iyi nama ntiyatumye abamotari bakorera bafanda akazi babafatiye igisambo batirutse hano hanze bino bintu bizafasha Scove kuko hari abantu hanze bitirira ibintu badakora ujya mu kagaterima bajya bavuga umugwari warazengereje mu tubari hari yazaremera yitwa ngo ni majoro kandi ari majoro tingende majoro ibintu byabaye iremera uretse gato ngo yitwaga nde yitwaga majoro nakagenda atariko meze bite gende majoro mwebwe mukazana ibintu byo ngibyo none se majoro aranywa ntiyishyure nagukubita kuri majoro ngiye mu kabari kanjye nagufungira mu gikoni cya kindaho chef abacanye umuriro amavuta atuma abantu bose babiri cyane mu Rwanda dutozwa kubaha inzego z'umutekano uwasinze kugira ngo uwambuye ntabwo waba cyitwa urwego uwo ni umuntu ku giti cyo ufite imico mibi nagufata nkahamagara inzego mbobwa nti hari uvuga ko mukorana w'igisambo mfite mu gikoni arimo arahatibiraje none byamenyekanye hari umuvuze ati sasa ubwo uri majoro ngewe ntuzi ni rank afite nibwo nyise ahubwo Teori majoro ariko je ntuzi rank afite uranyishyura naho ubundi rero Kigali turaho urebye ubuse byaje kurangira gute bamufashe nyine bamushyira polisi isanga ni cyamabwa rimwe n'umunani gusa abantu mu biganiro twakoze wenda nubwo atari yo ngingo y'umunsi tugiye kuvugaho
bavuze bakoze comment baravuga ngo usanga inshuro nyinshi ngo ari nk'umuntu wari umupolisi bakamwirukana kubera imico mibi yagera hanze akaguma ateka umutwe akora ibisa n'ibyo yakoraga cyangwa ibyaza abandi bakora ku buryo no kumukeka bigorana keretse umwatsi cyangwa kuko agaragara simatri uburyo abagaragara ibintu byose bijya biri ku murongo ku buryo kumukeka ukurikije uko yiyubatse byakugora ariko kantu keza buriya fande namuhoranya nagufata ntuzamurwanye uzemera gufata ariko namara kugufata umuguti n'icyangombwa cyangwa nta kibi uhamagare polisi tuze mu mugumane nicyo cyabaye bakimwatsa abonye bagize batya ariruka afatiye igishanga abamotari bakuramo kasike baromeka baramujandura abandi makuru n'ubundi yo ku mihanda y'abamotari avuga ko hari bamwe mu nzego z'umutekano nyine sibito nka polisi basezererwa kuriya ugasanga ari afite icyo cyangombwa birabyo ngo baba bafite yarabisikanye none iyo bamusezerere byo ngo arabitanga uyu bundi iyo bamusezerere yazana ibikoresho nyine arabizana ibintu yasikanye yabizana ntabwo abizana aba bifite noneho kuryo n'uwo muntu ashobora kumbwira ati nyereka icyangombwa agakuramo akahita akayimwereka hari umuntu utajya kureba rero irasikanye cyangwa icyo cya mbere bajya bareba ko ari original bazagera ko ari original icya kabiri abamotari uwo muntu nakwereka ikarita kubera ko atambaye ibirango mujye munazifotora noneho muze kubwira fandi uti umuntu wadufashe kare dore ikarita yari afite uyu muntu ni uwanyu wenda yiba umwe ntiyibe babiri oya turabahiga njye n'abamotari afandi apfa ko yatubwiye ukuntu tubigenza kariya kantu ni keza Scovi kubera ko araza gutuma abantu bose reba nyuma y'umunsi umwe gufata igisa kandi ushobora gusanga n'uwo muri ka gahinda k'amarira y'abamotari bavuga ngo umuntu wambaye sivile aradufata n'iki we abafataga akabaka cyane ati mugire wese cyangwa kubera ko azi ko kubandikira mwese niba kankuru twakoze yacagiye y'abandi bo muri Rwanda Revenue bagiye kwitira n'abakora muri Rwanda Revenue bakabana bati cyangwa mpereze make yankureke ntaze kukwica amana ikarita yabura bakabafata abanyarwanda mugire confidence mugire uburenganzira koko niba umuntu akubwira ko ari umuyobozi wimurwanya mubwira uti nibyo none kugira ngo wenda tuganire ibirenze wanyereka ibyangombwa byawe by'aka kazi harimo n'abandi bariya abantu sinzi niba bashinzwe n'uruhe rwego rubashinzwe bariya bagenda mu bigo nano bigize kuza n'andi yose usanga bagenda bafite amakarita mutwe ngo turabakozi bakorera bushake mutuje gufasha abantu bo kwa muganga bariya nabo sinzi urwego rubashinzwe ariko nabo baravugwaho ko harimo bamwe muri bo babyitirira bafite n'amakarita amabaje zose ukakoresha hano mu ntuza kuri papeteri umuntu arayikoresha akayigendana Benjamin hariya muri control mu bakayigukorera akayereka umuturage twose twadufasha tugiye abo nabo mubiteho mutajya mutanga ubufasha kubw'ubugira neza murimo kugaburira ibisambo uragaburira ibisambo araza akayafata n'abantu bari barikoze agatimu k'abantu batatu cyangwa bane none se nta muntu ubona muri comment zose z'ibiganiro ahora tubwira ko arwariye mu bitaro yararembye agashyiraho na code tumwishyuraho iriya code rero bababwira ngo mushyiraho mwe muzi ngo ni code ariko hari igihe uyishyiramo ukawumuhaye uburyo bwo kwinjira muri telefone yawe agahita hakinga WhatsApp icyo akora niki agatangira kwandikira abantu mu by'ukuri nicaye aha bagabukanyandikira uti 1000 nishyure moto ngiza akabazo aho narinda amafaranga nze ntayafite 1000 mpita nyiguha iyo abyibye abantu rero 10 mbangahe bwira afite miliyoni Mase niwe kwa wundi wigeze gufata ngo niba ari umunya Senegal yaragiye afata apartment yarakodesheje arimo wico yakoraga yajyaga ku mabanke gusose yo mu gihugu agenda akata umuntu igiceri cy'ijana wagenda ugasanga ryavuye ntunabyiteho se muri miliyoni zingahe gukora igiceri cy'ijana niyo waba ufite 100 rivaho ukagira ngo ni yandi ya service ukavuga uti 1000 cyanjye barakisha ariko ntutekereze bujya kwirasa adafite miliyari bibaze nawe rero ibyo bintu byose inzego zibishinzwe bazajya nabyo zibirebe ejo rero wari umunsi w'umurimo burya ntago ari umunsi w'abakozi haryo no gukora bitandukanye umukozi ntukora umurimo ni umwuga runaka wowe ntabwo wowe uri itangazamakuru uri umukozi ukora mu uri umunyamakuru umumenyesha amakuru bajya bavuga utangazaje ni ejo rero wari umunsi w'umurimo numva hari politiki yubatse twese dusanga mu tuzu ku murimo ujyayo amategeko aba kwa ambasada Christina minisitiri w'umurimo yewe ibitabo biranditse dore biregetse biraruta ibi ureba aha cyangwa biriye ariko ubundi umurimo ni iki muri bano bana bakora ibiganiro bya entertainment
yaje hano ni abahanzi se ubundi ko ikiganiro sindanakibona mweje bane mwakoranyaga abahanzi none arabanza akidunda ati ye mani ati ye ati yo agashyiramo agapero ati brothers and sisters how are you today I have guested in navase mwana ko numva ikiganiro kibyinnye ariko nyine niyo style ye ubwo nuko tubisokoza uko byogoshe tubisokoza uko byogoshe ntacyo bitwaye ku myaka yabo uretse nungana nanjye wenda bishoboye yabikora nitawe niyidunda ako buri muntu nyine agira aho ahigira ariko nta rukuntu ujya wigira mukuru wagera mu roko rwa rwabugiri ubwo ibyo ngibyo wakora ntabwo wabikora yego ntabwo wabikora nka style yabo ariko wakora ducyo ushoboye nyine nanjye niba mvuze ngo nanitarabikora kandi nitanyira ngo turaho turasumba naho gato noneho akambaza tuyu muhanzi uramuzi hari uwo nareba nkabwa ndakaburi ngaserera pe ubwa mbere mubonye ubwa mbere atuyusiniki ariko hari ikibazo yambajije gituma nibaza niba abandi bajeni mwe mutakibaza yarambajije ngo kuri wowe ubukene niki baga umuntu akubwiye ngo ubukene niki kuri nge nasubiza ko ubukene kuri nge nukwanga akazi cyangwa ikintu cyose cyatuma naramubwiye ntubukene mu ijambo rimwe n'ubunebwe nibwo bukene buriya mwabantu mwe niba hari umuntu ukene n'umunebwe twese tuzi gukena icyo bivuga nukuri byibanze bigutunga ntabwo ntabwo ushobora kuba utari n'umunebwe kandi ukaba umukene ute se ute kuko umunebwe uba ushatse kugaragaza ko ari nk'uko hari ibyo yanze gukora kubera ubunebwe ariko ntushobora gusanga n'ibyo uvuga ko yanze gukora atanabibonye none se kankubaze umuntu wakoze byanga bikunda agira icyo abona umuntu wakoze ntabwo aburiramo nta bamburwa uzi bamburwa igihe cyose bamburwa igihe cyose yamburwa igihe cyose ariko hajya azinukwa ukavuga ati rero ukuzinukwa rero niho ubunebwe buje ubundi kubaho ni ukutava ku bintu pe ubuse mu kinyarwanda bakavuga ngo ukabikimata bagakata ugasanga kukuraho birasaba ko bikatana nawe nicyo bita kugira gute kutaba umunebwe uzi umunebwe bagaba wicaye ukibuka abantu batubwiye ko ntacyo tuzimarira ubahamagaye stade amahoro yasaguka babwiye ngo bajyemo muhuriremo ese koko ntacyo wimariye none si bakuvuga ko ntacyo wimariye kuko nawe wakwireba ugasanga ntacyo ubu ukimariye nicyo nshaka ko tuganiraho cyane ku bakiri bato uri umuntu ugejeje imyaka 45 ugishaka umuntu ukubwira ngo uzabigeraho ubu urimo gutsindwa urimo gukina finale wundi yo gushaka imibereho nkubise ntuzara ukuntu abidefinisa uriya ntuza Rutayisire pastor Antoine avuga ku bijyanye n'imyaka aho ugera ukageraho ukora aho ugera ukageraho noneho usarura hari naho ujya no gusarura ukaba utakibishoboye Dawidi niwe wavuze ngo nkiri umusore narabyukaga nkakenyera nkagira nte nkajya aho nshaka ngo none ubu kuko iminsi ari imitimba ari imibi nyine baranyenyeza bakanshorera mbyuka neza amaboko bakanyenyeza bakanshora kandi bakanjyanaho aho bashaka atari wewe aho ntashaka ubukene bwa mbere rero ni ubunebwe ubukene bwa kabiri ni ugucika intege muri wowe niba ujya ukora ikintu ukavuga ngo ubwo kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kitarakunda mbivuyeho menya ko ukennye birangiye ariko si ubwo ngubwo ariko siko bivuze ko umuntu ajya gufata icyemezo ku kintu yabanje kureba ko igihe byatwaye bitagishobotse bazi ko hari umuntu uharanira ikintu uriya mu bantu bemera bigomba gutwara igihe kingana iki ngo wumve ko bidashoboka bigomba kuba biva ryari kugera ryari wenda bikuva ryari kugeza ryari dufata urugero nk'ubu nk'ikintu umazemo nk'imyaka 5 uzi ko hari umuntu ushobora kujyamo umwaka umwe cyangwa amezi 6 ari icyo amaze kugeraho wowe ko amazemo imyaka 5 nta kintu urageraho uragira ngo uwo muntu aramusabuza ati ubufunde mazemo imyaka 5 ntacyo bumariye reka mureke uzi ikintu gihari ntabwo aba ari mukuru reka nguhe urugero muri uyu mwuga wacu hari abantu uyu munsi nita basimiye sibyo bashobora kuza kunsaba akazi kandi abo bantu nasanze ari abanyamakuru
abo bantu ntabwo ari abakene, ni abakozi, sibyo? Ni ukuvuga ngo twese dushobora kuza muri uyu mwuga, njye nkatangira nzi wowe kugusaba ubukorerabushake, wowe bagabo nkaba umukorerabushake, bugacya nkaba umukozi, bugacya nkaba manege, bugacya ukaba siwo, bugacya. Ariko ikintu gihari niki, noneho undi urimo kureba akavuga ngo ikigaragara ibi bintu ntibikunda. Niba Scovia mu myaka 12 washobora kubona televiziyo, njyewe nkaba ntarabona chief editor, ubwo biranze. Iyo byanze ujya imbese, unaniwe ibyo uzi ukunda ushoboye, ujya kuvuga ngo reka ugerageze ibindi utazi udakunda utanashoboye, niho uzahirwa. Muri ibi bintu dukora habamo guhirwa, ariko hahirwa uhari. Ariko Scovia buriya mu bintu byose bibaho nta ubusiyo yonyine baho. Ntabwo navuze ubusiyo, reka nkwereke nyine impamvu warashaka kwifata nk'ari ubusiyo yonyine kuvuga ngo ibi ntabwo abireka ngo ajye mu bindi. Ashobora kuba yaragerageje wenda ibitangazamakuru bikanga, akavuga ati reka nigire mu buhinzi. Ntawe uzi wagiye mu buhinzi bikamuhira, hanyuma yagiye kujyayo agerageje iki. Ubundi ikintu gikuru yarabimazemo imyaka ingahe ko namuzi, muzi yarabimazemo imyaka hafi 10 n'ingahe, akavuga ati ngiye biranze reka nigire mu buhinzi. Uwo muntu nubwo avuga ngo biranze kanje mu buhinzi, hari n'igihe abatavuga ngo byanze, ahubwo yaba yicara mu kintu kimwe akabona ahandi hari amahirwe arutayo yari afite. Icyo gihe ntabwo ari ukwanga, ariko uza umuntu uva nge ndimo ndavuga umuntu uva ku bintu ukava mu kazi ngo kuko kataraguhira ukajya mu rugo kuryama. Kankubaze, katuvuga ko umuntu ari umukarani, we abakora kujya muri koperative birasaba ko atanga ibihumbi wenda n'urugero 100, kandi uje bwa mbere ntayo agira. Noneho akavuga atariko nge ntayo mfite, atari kugendera runaka mbaho, akaza akicara Nyabugogo agakundana na Scovia w'umukarani w'inshuti baziranye, akajya amubwira ati rero nubwo nge ntari muri koperative ntari bwambare mpatana ikiraka, nta kuntu wajya wikorera nk'umufuka igikapu baguhaye ku ruhande nka kigutwaza ukaza kumpa desa. Icyo gihe ko nitwa umukarani, ni wowe umukarani ariko nge nkutwaje igikapu ze kumpa desa. Uzi ko uwo muntu wiziritseho akamutwaza akamugeza ku modoka y'umukene, giye bakaguha ibihumbi byawe 3, wowe ukampamo desa. Uzi ko yo ku munsi mutwaje inshuro 5 igihumbi mba nkibonye. Uzi ko ari naho ya koperative igere ikavuga iti disi we yabuze amafaranga ariko ni umuntu mwiza, ku buryo wa muntu unahora warabereye umuyedi ashobora no kukudefanda bakanagira kubera ko wagize ute wanze kuvaho akazi kari. Ariko yakuvuga ngo nta bihumbi 100 wavuga uti ubwo nyine ntabyo, ukajya mu rugo ukavuga uti mana nagucumuyeho iki, ukaryama ukiyorosa. Hari terime tugira ngo udahari igiti nikigira gite kimugwira. Mwe mudukurikiye uri he aho igiti kikugwira? Ariko se kwani usanga no kujya naho hana igiti kiri nabyo bidakunda. Wowe natanze urugero rwo kujya Nyabugogo. Nyine ndabyumva. Ariko uzi ko ushaka kujya naho n'uwo muntu ntumubone. Ariko so ugize gukomoza utangira uvuga ngo ari jye umuntu aba yahiriwe. Uzi ko nabyo rimwe na rimwe bijyana no guhirwa. Nuri buhagere n'abanyitunga kumwe mu bakarana akavuga ati sha mwamubabariye. Shahu. None ukabona baramfashe nta mafaranga. Undi yaza bakamwirukana ataragera ku kiraro. Ariko nubwo bakwirukanye utaragera ku kiraro uri hafi yaho ibintu bibera. Njya mwira abanyamakuru, twese ubu ntidutegereje ko Sadek noneho bisi zicyura abantu abasirikare zigenda. Mu by'ukuri nicaye aha, sibyo? Kandi iriya nkuru ndayishaka. Baga wari wicara wowe wakoze inkuru yawe, imvura yagwaga, zuba ryavuye, joro ryabaye, ahantu badasaba invitation, sibyo? Kuko cyo nemera hari aho basaba ibyo runaka wenda ukaba utari ubifite, ayo mahirwe ntagutaheho. Ariko ni ibintu bisaba ko twese duhagarara Nyabugogo. Noneho wareba ukuntu iri zuba ukabona utamanuka n'amaguru kubera iki? Izuba. Nge Scovia nkamanuka nkajya Nyabugogo nkategereza Sadek ya saa 7 ntize, Sadek ya saa 10 ntize, nagera nkavuga igihumbi mfitemo kanyiguremo agafanta nge mu kabari hano hirengeye hejuru, bikaba umuntu akaba makuru ati Sadek irahagurutse saa 2 hehe Rubavu, ikangeraho saa 7 z'ijoro Nyabugogo nagiye saa 7 z'amanywa. Iyo nkuru yanjye yamara gutambuka baga bakayifata, watangira kuyikoresha twashwana cyangwa nasaba ukumanira kuko umpera igihano, ukavuga ngo Scovia ntagira umutima mwiza.
ngewe narayaho inkuriri wowe urari wawe ubyuka ufata iki wenda nta bushobozi yari afite bwo kujya Nyabugogo tuvuye mu mujyi inkuru dukora zo muri Iraq hari umunyamakuru mu Rwanda uri muri Iraq ntituzikora se oya twe kujya muri Iraq oya n'urugero nari ntanze umuntu ushaka gusanga wenda uwo ngo yibereye nk'Iburasirazuba yabuze ukuntu aza kuri iki kuri tere waze n'abakurikirana ndega no kugira ahantu ibyo nahera mvuga ati nabyo ushobora gusanga aricyo bisaba reka nkwereke wijya kuzana bari kure fata uwo duhagararanye twembi mu mujyi dusabwa kujya Nyabugogo ngewe mfite waturuka i Kanombe n'amaguru aza Nyabugogo yongera asubira i Kanombe wigeze wumva ikiganiro cya Bruce Melody avuga uko byagendaga avi Kanombe akaza muri studio Nyamirambo n'amaguru ntatambuka ku itapi tukura mwese murunguruka mushaka kumureba mwatekereza ko yagenze ibyo birometero ni bangahe usibye ngo ubuze kuki yagiye nyine ariko ni bangahe uzi hari abazimu bamukoreragamo nta bazimu ariko wowe kuki utagenda kuki akimara kuvuga ibyo utavuga uti kumbe agafasha yarabanje gutuma ivu nawe ngo haguruka rego ubu duteze amatwi y'abakire dufite duteze amatwi abakire buri munsi akajya kubwira iryo yayahereye wabyuka ukagenda cyokora we wagerayo ugasanga we yarahiriwe arakira yitwa umukire turamumenya kuko hari n'undi wagendaga nk'uwo muhanzi n'uyu munsi gutumirwa mu gitaramo abakiza Imana ariko araruta wumvise ko abikoze imyaka 5 byakwanga akaryama uzi ikintu gihari akazi kavunanye akazi kabuze akazi katugoye ntabwo gabonerwa mu gisubizo mu kuva ku bintu ngo utahe burundu nta bantu uzi se birata ubuhangange n'ubushongore bakirata ibikomeye n'ibindi ariko atashobora kubona igihumbi cyo kurya uwo muntu uzi kimubaho agira ishyano ry'uko adashobora guhamagara Benjamin akamubwira ati ko nzi kugiye i Rusizi kandi ukaba upakiye bure ntitwajyana wenda wowe kuri butware uri ugenda utwaye je nagera nkajya nkwandikira ibirimo gusohoka ku modoka yawe tubitanga ukazampa 3 wenda ntacyo ese uzaryamaye nzarara mu modoka nta kibazo nyikurindire n'umuzamu ntumwishyure ubwo Benjamin atoya noneho bibaye 5 ko nishyura 2 uyirarira uwo muntu ubushake bwonyine tuba dufite Scove ntugire ngo umuntu ananirwa kugera ku byo ashaka kugera ko yabuze ubushake ushobora kubona bufite ariko hakaba kankubaze ibyago by'umuntu ufite ubushake n'utabufite birangana ibyago by'umuntu uhunga n'uhagaze ati n'ubundi niyo nakwiruka sinagusiga ntsinda burangana n'uwirutse akihisha nibura bakaza kujya kumuvumbura sa kindi byaye ikindi none se nta bantu uzi ahubwira ese ufite akahe kazi nkamwe rero muvandimwe yakazi mfite hano nako gukoropa niko gasigaye abasikovisha buri uzi ko ndi lisansiye koko ntari ku muntu ukoropa hano tumuhemba 100,000 nuko byaramagana bisiko uko ngana uko nkakoropa none se kuba mufitanye lisansiye ukora mu kindi kigo wicaye mu biro ahembwa 100 hari imirimo rigatuza abantu bari lisansiye bahembwa 100 hari n'abajya munsi yayo biterwa none se ubwo koropye bakaguhira 5 ukafata n'ikaramu kandika bakaguha 100 wahitamo gukora iki buriya ashobora gutekereza akavuga ati nakwandika ko umuntu uzasanga hano ariko siko varuze ko umuntu ashobora kuza ashingiye akabona ibyo ukora akabyo heraho akuzamura cyangwa se iyo utarabibona se kuki udahera kubigutunga ibikuzamura ukazabijyaho ugiye muri biriya se bazagukura he none se abaye abyuka buretse gato hano ndukora muri 5 umuntu uzaza muri 5 hano asize umuntu hasi hari wenda yabonye kuri iriya miryango ibanza ari wari wakorera azamenya ko umuntu hano uri gukora afite lisansi abaye umuntu arimo hano akoropa nta muntu ukoropa izi saha yarangije akaba hari hano dufite imashini akambwira akaza akakubwira ati we mugenzi we sinangombwa akabibwira ajya uzamuhemba ati ntizi mashini nikorera utuntu kamaze uzi gukoresha imashini se turagiye naranize ariko akazi karabuze muvandimwe akicara agatayipinga akabona aho barimo gusaba iki akazi mukamusikanira agashyiramo dokimaze nkamuhamagara nzanira amazi yo kunywa umupuranta akazana iki amazi mukanya esimenya amazi hari bari bajimije hakoropa akakoropa ariko dosiye yagiye he muri system bukajya bakamuhamagara ati waba uri ambwiye ati mu gitondo ndazinduka nkorope nsoze saa 12 saa 2 ndaba ndi kuri site yo gukora ikizami akabigusa ashobora no kukubeshyerega ko yarwaye
kugira ngo agire ate Agiye gukora iyo ufite umukoresha w'inyamaswa nyine umubeshya icyo adafite icyo ari bukoreho kugira ngo agende akajya gukora icyo kizami. Ni ukuvuga ngo noneho ahubwo gukoropa byamuhaye itike yo kubona amafaranga yo kudepoza ngo akore iki. Yabonye itike imujyana i Musanze niyo babajyana gukora ibizami. Iyo aba adakoropa ntiyari bujyeyo. Ansaba itike muvandimwe we akagusaba icyo kurya akagira ati. Ariko uri uravuga gutyo hari imirimo ushobora gusanga uburyo ikorwamo utaribone n'undi mwanya wo kugira ikindi kintu. Wowe urabivuga gutyo ukumva nyine ko byashoboka, ariko hari anazajya gukoropa bamwegezije kuba n'urugero ariho akoropa hano, ariko banamutuma gutwara kuri ahantu, ariko banamutuma akaza yaraje gukora akazi kamwe kamviramo ya mirimo igihumbi kandi atazabona n'umwanya wo kujya no kuri iyo mashini. Ubwo noneho mugira inama rero ajye mu rugo aryame. Oya ntabwo si ukuvuga ngo aryame, ariko nawe tubaze kumva ko ibyo bintu bibaho. Nyine katuvuge uyu munsi arakorera amafaranga akazi katazatuma abona amahirwe yo kubona kandi keza nk'uko ubivuga. Noneho kujya mu rugo adafite na internet ngo anashaka akazi amenye ko kariho, atanafite telefone, sibyo? Nagati Kigali cyangwa se Musanze atabasha kuyishyura, akazamuka akajya iwabo mu birunga, munsi y'ibirunga hariya akaryama, kandi akaba atari bujye guhinga kuko ari lisansiye, ngo asarure imifuka ibiri y'ibirayi n'ibiwabo bafite ubutaka, noneho agurishemo umwe abasha no kubona internet amenye amakuru y'akazi azagiye no kugasaba. Mu nkuru yasohotse mu kanya nanayikozemo no mu Giswahili ariko rero mu Rwanda bavuga ko muri zimwe mu mbogamizi cyangwa mu mpamvu zinahari zituma abantu batabona n'imirimo harimo n'ikene wabo. None se Scove wari uzi ko harimo ahantu ushobora gusanga ari kampani runaka cyangwa ahantu runaka no kubona akazi nabwo bisaba kuba ufite igisekuru gifite naho hantu, ugasanga no kubona akazi ahantu hose uragenda ati hari umuntu wanyibwiriye yagiye yadepoje adepoza ahantu mu kazi bivuga byo kudepoza aradepoza ubwa kamunambwe ati ko singa koko yudepoza hano urumva wizeye ko uzahabona atari umuntu hari umuntu akwiye ngo depoze matiyoya atariko nyine nta kibazo na depoza tu aradepoza birangira n'ubundi atagize iki hari abazamo nyine bitewe nuko bari bamubwiye system kuko izo system twemenye ko zihari nta hantu byanditse officiel ariko birahari kushobora kugira ahantu rwose yewe n'umwanya unahari n'ubone ugahabwa abandi nubwo ubumenyi ufite nubwo bushobozi ufite. Iyo kugeza ubu ntabwo najya gukondana umuntu wenda ngo yagiye mu rugo agira gute, hari nijya kubona yanavuze ati n'ubundi se nagiye hano biranga, umuntu avuga ati ubundi ndajya hano nta mwene wacu mafite, ndajya hano ntaki, ugasanga biri aho ngaho urumva, ugasanga ibyo ukurikije abantu bari mu kazi abafite bene wabo ugereranyije bangana na kangahe kwijana. Oya ntabwo turuvuye ngo turageranya kuri kangahe kwijana ariko icyo kibazo impamvu nabivugaga kuvuga ngo niba waragiye ahantu ariko bazemera ko ibyo bintu bihari. Oya njyewe ntabwo ndimo urabyemera ntubyemera. Umuntu iyo arimo gushaka ubuzima impamvu zikubuza gukora iyo ari urimo gutekerezaho gusa, ntabwo ari kuzitekereza aba yaragiye arabanza akajya kuri tere bikanga, akajya ku ya kabiri bikanga, akajya ku ya gatatu bikanga, hakazamo n'abo twaherewe bavuga abakinege bakamwaho ntabwo bizakunda urumva, hanyuma ugakora iki kugira ngo utandukane. Scove ibyo dukora byose ari ubwonko ibyo uhawe ubwonko nibyo byakira muzi iyo ubonye. Niyo mpamvu turimo dukora iki kiganiro baga kugira ngo uyu muntu nugera bakakubwira ngo utari mwene wabo wa Scove nturi bubona akazi aho Scove yayobora. Scove atahamagawe na runaka ntabwo azaguha akazi, utakoze icyo atari runaka wakuzanye ntabwo uzabona akazi. Ibyo bintu ukavuga utoke kangene ntegereza igihe nzamubonera, iyo utamubonye oya ntabwo uvuga ngo ugiye kuryama kubera ko utamubonye, ahubwo ushobora no kuvuga ati reka mfate umwanya ubyibuze ntekereza indi busubire. Nibyo nabwatira ngo ikintu cyose kiri busuyo imwe gusa, ashobora kuvuga ati ko ngenda bakamwa ngo nibyene wabo reka byibuze nanjye nishakemo ibindi bisubizo gatekereza. Niyo mpamvu ndimo nkubwira ngo umukene ninde ni umunebwe. Kuvuga ngo we yaje ku umunyamakuru asanga ntibikunda, asanga kampani yo hepfo hano yashatse akazi muri media biranga, asanga kampani yo hepfo hano irimo irangaja abayedi bahembwa ku kwezi, sibyo? Akajya yagakora kubera ko yari engineer yabuze umuha akazi ko kuba engineer kuko adafite umuvugira. Hari igihe aba umuyedi nyiri chantier yahagera akabona atari ko cyangwa se wawe mu engineer urahari akavuga ati akumva bwiye wenda nk'abandi atari kwisima muduha ntabwo ihiye, no engineer aza akasanga ko ati ntabwo ihiye, abandi bakavuga ati umva mbese ubundi wavugaga iki budusubiyemo.
ariko akasiga akabaza atari kubwirwa atari kushaka umaze igihe uri umuyedi kuki umenya isimi idahiye hatoya ati ntabwo ndi umuyedi burya gendengeniye utese ati ndiwe rwose gutya agasobanura hatari ko nyine ntabwo ndabona akazi ati ntibishoboka atawubuze ukuntu bimeze ati mbera agapita w'abayedi kuko adafite position ya engineer mu by'ukuri icyo ushoboye umuntu arakireba ntabwo kivuga icyo ushoboye uragikora abantu bakakibona ariko siko abantu tugira amagambo buriya tuvuga byinshi dukakora biki waruzi ko abantu atakubonera n'uwo mwanya wo kukubaza ibyo byose ariko waruzi ko ari akazi gakora nubwo rero dukoresha Rwanda abantu bakacuma nabi hari umuntu ushaka gusuzugura bite no kuva gusa ngo uwiswe umuyede n'uyu n'umufundi umuntu ntabe yaguha nayo mahirwe yo kugira ngo basi nawe unigaragaze ariko ntabwo bose ariko ntabwo uzahura n'abantu babi rero kubera ko ntazi aho nzasanga umwiza ngumaho nshobora guhurira n'abo bantu babi nabeza kugeza umwiza duhuriyemo niba umuntu atagukubita sibyo akaba yo wakoreye atayakwambura akazi ukora kakagusuzugurira sibyo ariko kagutunze buriya sinkubeshye Skove nkubaze nta hantu uzi muri famille zitandukanye cyangwa umuryango itandukanye ujye kubona ukabona iyo haje nk'abashitsi umukozi wo mu rugo amugati wirinde gukandagira muri salo uzi ko uwo mukozi wo mu rugo ushobora gusanga afite humanité yarabuze akazi nk'ibyo uvuga ashobora kuba yaza nko muri salo akabashitsi baje nakarano biyubashye bakabana mukunda uzamuha n'akandi kazi ariko kubera ko nyiri urugo yashyizeho briefing amubwira ngo ntabwo wemerewe gukandagira muri salo mu gihe hari abantu baje kuri iki kibazo icyo utanzeho urugero uwo mukozi kubera ko batemera ko agera muri salo ave muri ako kazi burundu asezera akazi ko mu rugo agenda oya nakava gushobora gusanga akarimo noneho ubwo akora kwa bagabo hatamuhaye amahirwe bugacya akabona kandi kazi ko mu rugo ko kwa Scovia yahagera agasanga Scovia we ni n'umuntu umusaba ko baza ku meza kurya sibyo bagasangira nyine ku buryo uhageze abona akajya amaza yusa ni murumuna wawe disi uyu mwana n'umwana mwiza kamwita ni umuvandimwe wacu yamara nko kujyana ibintu ukavuga uti nudufashe imirimo yo mu rugo kandi umukobwa mwiza se ugasanga mu basore bazanye n'abashyitsi kunsura babengutse wari umukozi wanjye nkamushingira umuvandimwe cyangwa inshuti kubera ko cyangwa se uwari umuzamu wanjye abantu umuntu akingurira rimwe kabiri akamukunda akazamuha akazi icyo nshaka kuvuga niki ni ukuvuga ngo abantu batubwira ko ntacyo tuzimarira abantu badushyira mu gikari bakadukingirana abantu batubwira ko tutaziranye n'abakomeye ngo baduha akazi abantu batwirukana abantu badusezerera ku kazi twari dushoboye bavuga ko ntacyo dushoboye abo bantu bose buzuye mu isi ariko bizagenda bite tuzihambira nka ya zahabu bambitse izuru ry'ingurube mu by'ukuri ntushobora gutekereza ko ingurube yambaye zahabu iri muri bya bintu irya ukwisa ariko hari igihe uhagaze ku ibara z'umunsi umwe imvura ikanyagira ya ngurube yayinyagira ibyondo bikava ku zuba izuba rikarasa ukabona zahabu yaka ku ngurube ntutware ingurube ugakuraho zahabu rero bivuze iki bivuze ngo mu buzima bwose gushaka imibereho bagabo n'akazi no gukora wirinda gukomera mbere y'uko ukomezwa n'ibyo ukora ngiye kuguha urugero ndabizi ko ukunda ibintu bya siporo ubona bize wigeze kumva ya kese wa mwana wo mu kademi bakuye kuri liste urumva yagomba bari bamuselektione hanyuma ngo babushinzwe bamukora kuri liste isaraza ajya ku maradiyo ajya yose birasakuza umwana urongera baramugarura hari nibyo ndonge ngaruka hari igihe usanga umuntu afite reka nkubwire Skove barongera bakora iki baramugarura byaciye mu zihe nzira zo kubanza kugenda bakajya kureba byagenze gute uzi impamvu nyine amazi ntega amatwi uwo nguwo nuko ari uwamenyekanye abataramenyekanye bagenzi be bakuwe mu byararangiye babujwe n'iki kumenyekana babujwe mwese niba base cyangwa famille zabo zitaragiye ngo zijye mu bitangazamakuru byari umenyekane gute ubwo uragira uzi ibibazo biri mu Rwanda urugero rwiza utanze igituma uwo mwana yagarutse nuko saticaye hano ndimo ndavuga ngo nimwicare ushobora gusanga aho atuye nta service akibona kubera ko yagiye kugira iki uretse gatoya oya ariko tujyane Skove nabyo ngo nabyo cyanjye wowe ukizanye niba abandi baragumye mu rugo bagatinya kuza
Isa akavuga ati kubw'umwana wanjye kandi n'ukuntu akunda ibi bintu n'uburyo nawe arimo kungaragariza ko yababajwe no kwitwa umusuko ari umuhanga, reka mpaguruke. Iyo urebye wa mugabo se wuriya mwana ntabwo ari umuryango wifashije ku buryo uvuga ngo ni umukire. Oya ni umuryango uri aho, umuturage usanzwe twese ubona ibyarya akabaho. Umwana we baramugaruye. Niba gitifu uyu munsi w'akagari atuyemo cyangwa umurenge baravuze bati waduteje abantu kuki wavuze ibi iki bakamwanga, gitifu umwaka utazaba adahari cyangwa imyaka 3. Ariko wa mwana wagiye mu kademi mwerekanye bashabye niba birimo narunaka namugusigiye uriya mwana uri mu kademi mu myaka 5 iri imbere niba afite 13 azaba akina muri APR. Noneho APR ifite abafana ikarongi iwabo wase wa mwana. Naba yicaye ku gasantire Rayon Sport yugarije APR wa mwana atsinda igitego. Abaturage duterura umusaza tumubwire tuti tugobatswe n'umuhungu wawe. Ariko hari imyaka yahuye n'intambara yuko yatinyutse kuburana uburenganzira bwe. Wenda kugira ngo tuze gusoza ikiganiro ndabwira abantu ngo ntabwo ibyo duhekenya byose mu kanwa biryohereye ari byo bituvura ibibazo dufite. Keke iraryoha irimo isukari, sibyo? Inakoreshwa mu birori byiza mu bukwe, sibyo? Ariko hari amasaha agera muganga akagukubita ikintu gisharira kikaba aricyo kigarura iki ubuzima bwawe imusozi. bitaga niba ngo ari chloroquine niba ari ya malaria gisharira ukagaruka imusozi ukaba muzima. Hakaba undi uvuga ati giye ibyanjye byose ni keke, ariko iyo ugiye gupfurya ibisharira kongera ukagira ute ukazuka ukaryoherwa. Nta muti uryoha ubaho. Nayindi abana bumva iryohereye ibifite ibindi yangiza mu mubiri. Ugize Imana ntiwanga umuti. Ugize Imana wabona akazi bikoroheye ukiga neza wadepoza bati wi ni mwene runaka bakaguha posta ukinjira ugakora ugakomeza ubuzima amafaranga akaboneka. Ubwo rero ibiryoshye nka keke bitaraboneka uriroha mu isayo rinyerera nugira Imana ufatemo igitsinzi witendekeho. Uziko hari umuntu mfite urugero rw'umuntu nge tuziranye yarasohotse ajya ku kazi ku buryo nyine namugiriye iyo nama arambwira ati sikofe kuko nihagira umuntu uzi akahansanga azabona ko isi kugoye naba ari imfura azagufasha, naba ari umuntu utagira ubwenge azaguseka, ariko uzi icyo ukora niki ugomba kuguma hanze kugira ngo abantu baguceho bamenye kuki kuhari. Muvandimwe yashatse akazi afite umugore afite urugo biranga yadepoje ajya muri security. Ni umuntu nyine mu by'ukuri nta nubwo agiye muri company ya security ngo ajye mu kazi akore. None abantu bakajya bamucaho disi aho parikingisha imodoka ubundi bakamushyira imbere ya banki agasaka binjira. Noneho rimwe umuntu yinjira muri banki niwe mbonye n'iki aragaruka atari kuri runaka ati ndiwe ati baba we ati none se kubahana ati nuko byagenze nyine narashakishije biranga pe ati ukuntu wari umuhanga mu ishuri ndati sinuka imera nyine hataye ati reka nguhe nomero yanjye rero muvandimwe ati nanjye ntacyo ngurushije ndazunguza vuye muri banki aramwatakira n'agafanta n'akanomero ariko komera bizaza. Abandi bakajya bamucangwa yirataga se sibe basomye imbere muri kaminuza agasohoka agafata diplome imbere yacu akaza muri 5 beza deregiteri wa secondaire niwe yavuze wa primaire niwe yavuze none na principal niwe wavuze n'abandi bose. Ewe isi nuko imeze. Wenda sinavuga izina ry'umuntu ariko kuko we umuvuga none harayumva. Wa muntu yaramubwiye ati rero giye uko nzajya mbona abantu badepoza ko nge mba ndi ku mashini nzajya nguma nkubarize. Bucyana mbwa atari ko runaka yabonye akazi kandi gakomeye. Bani twamubaza akadushyiramo. Bambwa ati baguha internship bati ntago bikunda imyaka maze. Ntago yakwinjira kuri iyo myaka ntago witwa internship mu kigo niba bikunda biba bigaragara ko tugukuruye. Bibaho ariko nyine final wenda sinavuga uko inkuru yarangiye nako sinavuga uko inkuru yagenzemo hagati aho wa muntu bahuye umwe mu myaka 2 yarabaye umusekirite niwe wamufashije buke baramubwiye baturajya gukora akazi bunaka ati ningenda hano baranyirukana. Groupe y'abantu biganye barahura arabashakisha harabwa tumuvandimwe wacu byaranze
barateranya none baramubwira batuze ukuntu bimeze hari aguhemba ngati bamemba 60 n'ibi atayo mafaranga twebwe groupe yacu tuzaya tuyateranya kugira ngo ujye ubona uko tuyaguhembe niba ari yaragutunze ku kwezi turi abantu 15 tuzaya tuyateranya gwemo tuyaguhe kugira ngo ubuzima bukomeze none tugufasha kugira ngo ujye ubasha kujya gukora ibizami n'itiki uyu munsi uzi karuvati yambaye ubwo nuwo ariko naguhaga urugero mu by'ukuri uyu mugabo umurebye umunsi abona akazi yararwaye kubera ko ntabwo yumvisha ukuntu ari bwiyambure ni umuhanga ninshaka kubwira ko ari umuhanga ubyumve ku buryo niyo bamubajije ngo ahandi hantu wakoze yabanje gutinya kwandika abantu bakamubwira bati no jya wandika ko kuri gisekirite uwo kuri kizamutsinda abakoresha batari kumunwa umusekirite iyi niyo CV bakamureka bati nimukore kubaka finally habone kubona ko icyo ashoboye ndimo ndavuga iki ndabizi neza abantu benshi hari byinshi bitubuza kugira kubona amahirwe ariko we wiva ku bintu ndagira ngo nkubwire ngo use nkaho ukoresha umwuka wawe wanyuma wihambire mu gitondo twabyutse turimo tuvuga ukuntu hari abanyeshuri bize ubuhinzi muri Israel baba bati murajya gukora rero hari projet yaje muzakorana n'umuzungu waje nawe ufite indi projet ukorana na Minagiri mwabahejwe za mahama abati ndakapfusha mvuye Tel Aviv ngewe mvuka mu Kiyovu hano navukiye mu Kiyovu niga Tel Aviv none nge guhinga hehe imahama kuzuba dutembura umukenye tuwuteme kugeza tuhagejeje amazi aranga batse wumva uri bujye ati ngomba kujya muri ministeri ntuno nkajya nohereza y'abantu kari we muntu se wize gutuma ubutayi bugira amazi turohereza y'umuntu utarabyiza dufashe iki uwo icyo gitekerezo kikazanwa n'abana 5 b'abakire wabumvise none muri abo bana b'abakire hakirohamo n'uwanjye nawe akajya mu gikundi cy'abari bwange kujya imahama abana b'abakiri wabo bakabahamagarira minisitiri baziranye bakajya muri Minagiri uwanjye uzahasigara ku gasozi ariko iyo yimenya kavuga ati nge ninde uzahamagara nintakora geto yanjye ninde uyishyura ko na mama kumbonera itike yangejeje Kigali ngo mfate indege leta yishyuye nge muri buruse byabaye ikibazo nasiza agurishije umurima yahingaga ukaba ahinga ubwate ibyo utabitekereje urahangaye ariko siko ngenda kondana kuri icyo kibazo kiri rusange ariko njye nakondana abitwa abarezi cyangwa se abarimu umwana arabari mu ishuri aho bamwigije ko ibyo ariho yiga wenda bizamufasha muri uburyo n'ubungubu bizamufasha no kwa muri societe mu bundi buzima ngo mbwati ushobora kutaba ibyo uriho wiga ubungu ariko azakora nibi ngibi bigakunda uvuga kamubwa ati we higa neza ejo nawe uzaba uri ministry ejo nawe uzaba uri general ejo umwana akigishwa ibyo ngibyo akaryo bijya mu mutwe kuryo niyo yarangije azafite izo confidence zo kumva ko bagomba kuba general agomba kuba minister atajya muri atajya aho ngaho ariko wigisha umwana ukamubwira ati rero uriho uriga ibi ngibi nibyo uriho wiga ariko ejo ushobora kurangiza wasoza ubwo rero noneho abatarabyumvanye mwarimu nibyo ubabwiye nibakora ibyo bakora ibyo babwiye isi dutuye buri isi niwe mwarimu wa mbere uruta abandi isi irigisha mwarimu icyo akora afata ubwenge bwawe buto akabubumba ariko nawe yagufasha kukongerera muri ibyo ngibyo icyo mwarimu akora afata ubwenge bwanjye buke nk'ubu akajya bubumba bugakomera bari ejo bundi twabanaga bava mu myobo saba ko z'Imana bago babwiye mu atari no hari niho Imana iri buriya na mwarimu ibintu kwigishije umuntu kuri imbere igitondo n'ikigoro mukabana imyaka 6 niyo mpamvu nyine nakubwiye ibyo kubwiye byose bikujyamo niyo mpamvu nakubwiye ngo mwarimu afata ubwonko bwanjye bungana burya akajya bubumba akabubumba bikazarangira bungana n'iyi mashini ibyo yagushizemo rero ibyo icyo nemera uburezi ni ingenzi mu gukora sibyo uburezi ni ishingiro ryo kugira ngo tubashe kugira icyo dukora ariko mu by'ukuri dufite n'abantu bize neza banababwira bijye no muri bya bihugu bigisha abantu gukora yagera akavuga ati wacu muri Afurika umuntu wize muri iri shuri agomba kubuyo yahagera agasanga uwo mwanya avuga mu gihugu habamo abantu 4 cyangwa babiri abo bantu 4 barimo ntibararwara ntibarapfa kandi imbere ye hagati bajya muri uwo mwanya harimo abandi 1000 nabo bawureba noneho kugira ngo azabatambuka ajyeyo hari ibindi bisaba kandi ibyo bintu ntabwo arabyuzuza ngo azabatambuke kuki atabakora ibindi wenda nubwo ngiraga nshobora kuba ndi hano mbagara ibishyimbo
y'imishingiriro nkacuruza ku isoko nkabona yo kurya nkambara, ariko intego yanjye ngomba kuzaba mpinga indabo zigenda zuzuye Rwanda yazijya mu Bwongereza, ariko ndahinga ibishyimbo. Ni ukuvuga ngo icyo nemera ko dukora imirimo mito ibanjiriza iyo iciriritse, ariko dufite inzozi zaho turimo kujya. Iyo uryamye uzi ikintu ukora urarota, ariko iyo urimo kugenda ukabya inzozi warose uryamye. Ntabwo ushobora gukabya inzozi ukiryamye. Inzozi urazirota, yo ukavuga uterutse ko naraye ndose nambuka umuhanda nayo imodoka ikanyica, yari inyishe. None se ubu imodoka yakugonga ukiryamye ukizirota, ikugonga wageze ku muhanda. Iyo uvuga uti nahuye n'umuntu w'umugira neza arangoboka nari nihebye, uzi ngo agusanga uryamye agusanga wasohotse. Ndimo ndavuga ngo iki, amaboko yacu murimo kurera nk'abana bavutse badashyitse. Kuriya mwana baramwitwaraka n'icyumba bashyizemo bategeka bakijyamo. Nujyayo ukuntu agenda yambaye imisatsi yacu tuba twayifunze ngo hatagira agatumuka. N'inzara bakakubwira bati niba umufata ukagira utya tukazikorogora tukazoza rimwe na rimwe nibi by'amabara tukabikuraho kugira ngo dufate uwo muntu uri mu ntege nke. Amaboko yacu n'imibereho yacu yo turimo kubibara gutyo. Ikindi mwabantu mwana umuntu uvuga ngo iwacu barifashije gese najya muri ibyo bintu. Shaho nugera urusororo mu mva zirimo harimo imiryango yifashije ishyinguye. Shaho nureba amakuru uzabonaho televiziyo bacishaho cyamunara y'umuntu wari wifashije. Niyo mpamvu mvuga ngo ababyeyi mwigisha abana gukora imirimo ikomeye niyoroshye, mwigisha abana ku isi itunze ibintu byose bishimishije, ibisharira, ibigoye, binashyitse umuntu kuruta. Byose tumenye ko biri mu isi, ku buryo amaso y'umuntu ungana nanjye atabona ikintu atekereza ko kitabaho. Ku buryo umuntu ungana nanjye yumva ko nshobora gufata amafaranga yaha umuntu ngo yanjyane kuri banki mbonye nkumva atayatwara, kuko iwacu twakuze nta muntu wiba. Usibye ko ibi bintu uri kuvuga uri usobanura byazakorwa n'umuntu wenda utwite ubu ngubu utarabyara, yazabyara akaba ari ubasha kubyumva. Umwana uriho muri iki gihe, izo famille uriho uvuga nazo ziraza zikurikiza ibyo bababwiye, ugasanga byabaye nk'uruhererekane. Ejo Madamu Kampeta uyobora Beride yavuze ikintu cyo kubaka ibintu by'uruhererekane. N'urugero hano amazina y'abahungu twumva y'abakobwa bamuhamagara bakavuga bati uyu ninde, ni mwene runaka muri ya kampani ya se. Ni bangahe abana bacu bava kwiga muri sogonderi muri vacances, dufite ubucuruzi, kandi iyo uri ku kazi uba ushaka umuntu kwandikira fagitire wowe urimo guha ibintu, wamuzanye akabamanura ibikarito habariya agakorana n'abo usanzwe ufite, sibyo? Noneho nawe akajya amenya kumbi papa iyo yagiye ku kazi hari n'igihe bigera saa 9 batarabona uko barya. Wowe uzi ngo wazanye ugufasha, ariko hari icyo urimo ubwira ubwonko bwe. Saa 9 zagera akavuga ati we abakiri ubwo boroshye mwiyaranje turebe ko turya bataragaruka. Uwo mwana arakura. Uwo mwana iyo hageze abona ukuntu bakora fagitire ABM, amenya ukuntu yari ugupakura saa 8 z'ijoro. Mama yabagiye kurara mu mujyi abana bakamuga atari ko mama tujyane kwejo nta shuri dufite, bakaraba bamufasha ku makamyo arimo gupakurura imizigo ashyira muri stoke. Rimwe na rimwe mama yabaga arimo yandika ibimanuka ariko anareba ubijyanye niba bigejeje. Noneho umuhungu we agahagarara hepfo, umukobwa we akareba abakarani, mama agahagarara ku ikamyo. Urwo ruhererekana rutuma uriya mukobwa ejo yagiye kuba umucuruzi kujya gupakurura ikamyo saa 8 ntabwo atekereza impamvu agiyeyo, kuko yakuze azi ko bajyayo. Yakuze azi ku itariki 20-30 hari credit twishyura, iyo itarishyurwa mama bayahangayitse cyangwa papa. Uwo mwana akura azi ko hari igihe ashobora kuvuga papa ati papa wampaye amafaranga nkagira ati ntabwo ndishyura credit ntayumve nk'amakuru yo muri kirena atazajya, akayumva nk'umugezi utemba munsi y'iwabo, kuko yari umunsi yabonye mama yataye umutwe yegeranye ibiceri ati we miliyoni 30 ziruzuye nari bujyane ziruzuye, ati umubare atoya haraburaho 1000, ati nta muntu ufite 1000. Akareba ukuntu bisaka 1030 zuzuye. Umwana hari icyo arimo gufata ku buryo unamusiga agakora ahangayikijwe na za 30 akavuga ati mama ntakwiye kuga muri manka ari njye uhari. Ariko abana bacu tubigisha kurya amafaranga batakoreye. Abona bakire mbwira
abana bacu b'abakene tubabwira ko ariko ubwo n'ababigisha n'abasikoro babigiramo hari aribo bayabaha nyine nicyo ndimo mvuga uyu mwana turimo kwigisha wa wundi navuze ngo wihambire ku kazi udafite umuvugira n'umwana w'umukene n'umwana wo mu muryango usanzwe utagira kivugira udakizi wabo badafite uko bakomanga badafite ibyo bamuha ariko tugarutse kuri aba bana b'abakire ari nabo bafite amahirwe yo kwiga neza ari nabo bafite ibyo bazazungura ubukire bwabo bugakomeza bukabura uruhererekane n'aba babyeyi babo ntacyo babamarira uramwigisha aba bana b'abakire bari mu mahoteli banywa inzoga zihenze barasohokera mu bihugu bihenze baratega indege zihenze barabaho mu buzima buhenze badafitemo uruhare namba ntabwo umwana wawe umunsi umwe arajya no ku kazi ngo amenye icyo wakora kandi ari wowe nyiri ikigo ari wowe nyiri ubucuruzi niba uri umucuruzi kandi we umwana yawe yagiye kwiga wenda yari agiye kwiga ibintu bidafite bihure n'ubucuruzi urumva ntacyo bitwaye ariko ushobora gusanga we wari watekereza ati ibi nibyo nzakoramo reka ari byo fokasingaho njye no gushaka nawe ahantu wenda wavugaga ho kujya gushaka ibyo akazi akajya muri bya bindi akitandukanya n'ibyase ntabwo abantu bose bakora ibyo base cyangwa abana bakoramo kwitandukanya n'iby'iwacu dukora ntabwo ari ikibazo ariko ukwiye kwitandukanya n'ibyo uzi ntubyanga ubyumva mu makuru ukabyanga ubizi muri ya myaka wa mwana yarataraba uwo kujya ku kazi yarabirebaga arabizi pe none igihe kikagera akavuga ati jyewe ntabwo naba umupolisi njye nzaba muganga ariko hari amakuru y'igipolisi arayazi papa iyo atashye nijoro akamubaza ati papa kuje saa 8 bigenze bite kuki ubundi udatakara akamubwira ati rero ku manywa na nijoro ibisambo biba bigenda ku manywa na nijoro tujya ibihe cyangwa tuba dufite ibyo tugomba gukora umutekano wenda ntamubwira ibiwugize ariko ucunguke kumbe hakaba ubwo umwana ashobora no gukora yumva atazaba we yamara gukura akavuga ati ariko ko papa ashaje na papa wa nuza akaba ashaje nimbyanga na papa runaka akabyanga iki gihugu kirarindwa nande kubera ko yamenye icyo papa akora cyangwa mama akanga ibyazi nibabanze babimenye ibyo dukora ibiba mu isi noneho amihita amaboneka papa mubwira ati mwana wanjye buri gituma ubona guhinga bitanyijije nuko mpingisha isuka aho ntujya ubona kwa bagabo bahingisha amamashini n'abakozi sibo bakire dufite inose umwana ntamenye ko guhinga bikenesha ahubwo guhinga nk'uko iwabo bahinze birakenesha ariko dutuye mu kintu kimeze gityo kidafite namba umwana w'umukire akarya amafaranga atazi aho ava umwana w'umukene bakamubwira ko ubwo yize akize ariko ntibamubwire ko ubwo yize nakora azakira kwiga ugakora urakira kutiga ugakora ukoresha imbaraga nyinshi kandi ugakoresha bingize bite ugatinda gukira kuko hari ubumenyi udafite uranyumvise neza kwiga ugakora bituma ukira vuba ukabona imibereho kutiga bishobora gutuma ubaho ariko ukabaho bikugoye kuko utafite ubumenyi bukunganira abo nta muntu wize neza kandi akaba agorwa n'ubuzima ibyo uri kuvuga akora buri uzi yaba atarize akaba atanakora ababiwoba noneho kuba yari bose niko batakoraga abantu bari barajya niko rwose batakoraga babaye abakozi beza b'umwana ya ntabwo arakoze bese ntabwo abakozi bose ariko babihemberwa ko ari indashyikirwa ariko aba yakoze wenda nuko ibyo yakoze biba bitandukanye n'ibyo na cyane ko n'imirimo n'ubundi yose ntabwo iba ari niyo mpamvu ndimo nkubwira ngo kwiga ni ingenzi gukora bikaba akarusho iyo wize ntukore upfura umutindi iyo wagize ibyago ntiwige ntunakore ubwo noneho nuko leta itakibyandika ubu uri umuhanya ariko iyo utize ukarwana no gukora ubona ibigutunga by'ibanze rimwe na rimwe hakaba n'ubwo biguhira ugatunga n'abandi iyo wize rero ukagerageza amahirwe agakomeza kubura uba uri ku marembo y'aho ibyiza biba hari umunsi irembo rikinguka ukinjira ariko hari igihe rikinguka ukaba umeze nka wa muntu ufite ubumuga wari uryamye ku kidendezi uriya muntu yaje aho abantu bakiri ariko atagira umujugunyamo sibyo ahamara imyaka ingahe baga 30
abantu bose ngo amazi yarihindurizaga bafite ababo bakabajugunyamo uyu munsi y'akazi wibuka bya bintu twahereyeho uretse nkomezi cyanditswe cyane wimvangira mu cyanditswe amazi yarihindurizaga ufite uwo akamujugunyamo none akazi iyo kabonetse ufite uwo amushyiramo uyu muntu imyaka yaryamye aha ntabwo yageze ngo avuga tubwe imyaka 10 ishize hakaba nta wanjye ngira ni mu njyana iwanjye nsubireyo birarangiye wahamugije amuga ati ngwino nsubize n'ubundi sinzabona unjugunye yarahagumye kugeza ubwo Yesu yamubwiye ati wowe wijyemo noneho ikorera ikirago cyawe wigendere wowe uryamye he ngo umukiza ahagusange uryamye iyo arambirwa gataha byari bugende bite nuba bakiryamye cyangwa yarapfuye amugaye mwakira ijambo ry'Imana bene data singuhe urugero rwiza ati wowe uryamye wowe uryamye he uhagaze he wicaye he ari no mpamvu ndimo kubwira umujyi wa Kigali muhagarike kubuza abantu barimo guhagarara ku ndege bashaka ubuzima nimusanga uko bahagaze biteza ibyago ubuzima bwabo cyangwa ubw'abandi mubahagarike neza ariko mubarekeraho bakura ubuzima ubuyobozi ni mudufashe aba bantu baryamye ku kidendezi cyaho bakura abafundi iyo wavuze ngo ejo narahiriwe sinabona untwara ejo bundi ndagaruka sinamubona icyumweru ubwo gishize ntawe uboneka ikigaragara hano ntawe hari igihe utaha mu kanya gato umushinwa watanye umuhanda uzamara imyaka 3 akaba araparitse agatwara abandi wari urambiwe hanyuma waryamye ukwezi wakababonye akazi k'imyaka ingahe 3 kuko yihanganye guhagarara ku iseta ukwezi niyo mpamvu dusaba nyakubahwa meya w'umujyi banyakubahwa ba gavana banyakubahwa ba meya murimo gusenya ibintu byitwa amaseta indege aho abantu bategerereza baza gutwara abakozi mu by'ukuri buriya murimo murarimbura ubuzima bw'abantu mu buryo buteruye ariko wabirebesha amaso yitonze adafite ibimujagaritse murimo murarimbura ubuzima bw'amabereho ye n'inzozi z'akazi ke ndabwira abadukurikiye ngo ni muryame ku kidendezi ubwo mudafite abanyu babajugunyamo umunsi uzaba uyu kubona ukujugunyamo bagabi y'isi dutuye ntabwo abantu baduha ibyo ntabwo abantu batwita beza kuko badukeneye batwita beza kubera ibyo badukeneyemo witwa umukozi mwiza ntabwo ari ukugaragara nicyo winjirije company sibyo witwa minisitiri w'igitangaza n'ubuyobozi bw'igihugu bukunda kuko abaturage ibyo uyobora biri ku murongo kandi abaturage bishimye witwa perezida mwiza aho twahuraga n'umukecuru wa saa 7 akubwira ati ngiye gutora Kagame ntabwo yarazi ko ari ukumwamamaza kuko ubwenge bwe bwarenze gutandukanya ibihe ati ugiye kumutora ati uguma mu rugo abandi bakamutora ati byihorere ati mwana atuzi komba mu nzu irimo bya bindi binyerera ati iyo bagiye gukoropa baransohora ngo ntavunika nanze gukoresha terima ariko kanyivuge nke mu kinyarwanda nituma mu nzu ho gaco abo nkomokaho bose n'abandi nta wayibayemo ngiye kumutora atahubwo ikibazo baratubwiye ngo tujye dutora rimwe kuki batemera ngo tumutore kenshi kuvuga we niko abyumva yishe igituma witwa perezida mwiza nuko abaturage n'igihugu bahaye umudendezo n'umutekano igituma witwa umukozi mwiza nuko utanga umusaruro ariko wari inzu ugeraho uba umukozi mwiza ryari hari umunsi umuntu yakubwira akavuga ngo ni gute nkoresha umuntu utagira ubwenge nkawe igihe kikagera mu nama y'uruhama adafite amahitamo ni wowe watangaho urugero kuko ni wowe umutunzi nuko isi dutuye turasunikiriza umuhanzi mbonye ni waririmbye ngo n'ikimenyimenyi ndi kure yaho natangiriye ariko hari abantu bafashe icyemezo baguma aho bari yewe nzi ko umuntu ashobora gushaka akazi imyaka ikamushira hari 10 uzi umuntu statistique yita umushomeri irakubaza ngo uheruka gushaka akazi ryari bakabaza bati mu cyumweru uti no mu kwezi no 3 oya amezi 6 oya mu mwaka oya icyo gihe bagukura kuri se y'abashomeri uri mu batagira akazi ariko nturi umushomeri nushaka akazi ariko iyo uvuze uti numvuye ku depose no ko ari imvugo nyine baba bashatse kugira ngo badakinege abantu ariko buriya umuntu bita umuhinzi ninde nuhinga bwo ubwe nk'isuka nuhingisha nurimo gushaka akazi ko guhinga ariko abantu baratandukanye hari ibintu none se umuntu hinga no uhingisha urumva ari abahuriye Scovi uzi waho ni ko ahingisha kubera ubushobozi afite wawundi uri ujya kumuhingira urumva hari ubushobozi afite ariho amayo ayo 800 y'umubyizi w'umunsi wose hanyuma iyo abatabishoboye 800 banyine no ko babashira mu gika kimwe ngo bose nabahinzi kandi undi nyine niyo mpamvu babidetaya
mu ijambo rimwe babita abahinzi ariko bakaza kwandika uhingisha, uwihingira na nyakabyizi wo guhinga bakabidetayo, ariko mu ijambo rimwe byose bishi icyita rusange no guhinga. Yewe ijambo rimwe ndimo mbabwira giye nk'umuporoso ngo amaze imyaka bari ku kidendezi 30 yarambirwa kuri 20 yarambirwa kuri 29 kuwa 30 ntago baba barambwe ngo ikorera uburiri bwa butaye. We noneho yanakize cyane kuko abandi babanzaga kwijugunya mu mazi, we yakiza atatose kubera ko yagize ate yategererejeho ibintu bibera. Ariko ari wenyine ajya ngo n'abarwayi bararwaye hariya muri icyo gihe. Nuko umwanditsi we yahisemo. None se unje ko navuze ku murimo, nje ko nahisemo kuvuga kuri topic y'umurimo nta zindi zihari. Oya, ntabwo icyo cya topic navuga nyine abo bantu uruvuga bagomba gutegereza no kugira gute. Urajya ngo no bari bonyine hari n'abandi barategereje bikanga. Ariko nibura abantu nibakurega ubugwari bakurega gupfa ugerageza. Uzi umuntu wumva ingoma ivuze ntatandukanye ingoma n'indura kiruka gahunga. Uwo muntu iyo bahamagaye abantu batabaye uramuzana. Ariko iyo baravuga bati runaka yaragerageje ubuzima buranga arapfa. Yaragerageje biranga kugeza aguye. Hanyuma wumvisha amayogi ntamenye niba ruhamiriza cyangwa ari umuhiga. Hakiruka. Je kubwira ibintu bibiri. Bivuga nitahire. Icyambere hari ubuzima umuntu abarimo ashobora no kugenda agiye gushaka ahantu akazi. Bamureba ati ubundi mutana mukingura ubundi arajya he. Bitewe na situation z'ubuzima ukuntu umeze. Ibyo urabyemera. Icyo ni kimwe. Halone na uza bose siko babireba. Nyine ntabwo ari bose. Ariko harabuze uragumukazenguruka icyo nagishubije. Uragumukazenguruka kugeza ku muntu ureba. Ukarukira erega yisi nta hantu hagarukira. Ntabwo ari kuvuga ngo ntabwo ari kuvuga ngo haraho uzisigarukira. Wewe ushaka kuhagarara. Hoya. Urumva yisi ntabwo ari kuvuga ngo uravikanombe urabaremera uje Kanombe. Urakomeza. Bagabo haraho uzisigarukira. Nyine nta bigarukira byo n'ubwo. Rero urakomeza ukagenda kugeza ubwo wowe ari wowe urangiye kuko isi yo ntirangiye. Hanyuma se Skove ibintu wakora ufite imyaka 30 n'ibyo wakora ufite 50 ntabwo byashoboka. Ni ukuvuga ngo ushobora ko uzi cyabaye ikibazo igihe nari mfite imyaka 25 mfite imbaraga zo kwiruka naricaye. Ngeze 30 ndakomeza ndicara. Noneho uko iminsi yita mbona isi yangwiriye ntangira gushaka kwiruka mfite 40 ndiruka amagufwa agakora no bikajya bigenda bivuga ngo umva mwirirwe murahitamo kuba nkuko kwiheba mujye mu nzu muryame cyangwa mujye ku kazi cyangwa mujye gushaka akazi cyangwa mugume ku kidendezi kugeza umucunguzi agusanzeho. Mwakira ijambo ry'Imana.